ndabasuhuje, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, abakunzi beza bo Many Words Ministry kandi bakunze b'ijambo ry'Imana, karibu mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, wumve ko tuguhaye ikaze, karibu ngwino ukomezanye natwe kandi ufatanye natwe mu murimo w'Imana. Niba dusanganywe nawe ni iby'agaciro kugira, sinzarambirwa kugushimira ndetse no gukomeza kugusabira umugisha. Imana iguhe umugisha kuba wahisemo Many Words Ministry, kandi Imana iguhe umugisha kuba waremeye kutugirira icyizere ugakomezanya natwe. Uyu munsi rero nzanye ijambo ry'Imana turi busange muri Ezekiyeli, ni ibice 10, turasoma umurongo wa 9 dusoreza ku murongo wa 22. Mbere y'uko dusoma rero reka tubanze dusenge, dusabe Imana kubana natwe. Turagushimiye Imana nkuru, turaguhimbaje, urera urakiranuka. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye uburinzi bwawe buba bwabanye natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mana yacu muhabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya n'aya masaha rero, Uwiteka tugarutse imbere y'izikamiro kugira ngo dukore umurimo, turakwinginze ngo reka uze nawe ubane natwe, uduhe umwuka wera kandi ubwira ijambo. Uwiteka Nyiringabo Imana, umwuka wera agira icyo amuganiriza, agira icyo amubwira mu bihe nk'ibi ngibi, ukomeze gutunga ubugingo bwacu kuko wita ku mibiri yacu Mana, kandi abafite ibyo bagukeneye byose, byaba ibitunga umubiri cyangwa ubugingo, ndakwinginze ngo bibahe kuko uri wowe ufite ububasha kandi ufite ubutware bw'ikintu cyose. Urakoze, bisabye nicishije bugufi mu izina risumba andi mazina, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Karibu mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, riri kuri paje 780, rifite umutwe w'amagambo utubwira ngo Ezekiyeli yongera kwerekwa bya bizima. Maze ndebye mbona inziga enye ziri iruhande rw'abakerubi, uruziga rumwe mu ruhande rw'umukerubi, urundi ruziga ruri iruhande rw'undi mukerubi, kandi izo nziga zasaga na tarushishi, kandi uko zari zimeze uko ari enye zarasaga, bimeze nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. Iyo zagendaga mu mpande zazo enye, zikagenda zitagoragora, ahubwo aho umutwe wabaga werekeye niho zaromborezaga, zikagenda zitagoragora. Umubiri wabo wose n'imigongo yabo n'amaboko yabo n'amababa yabo n'inziga bari bafite uko ari 4 byari bifite amaso impande zose. Izo nziga uko nabyumvise zitwaga inziga zikaraga. Kandi umwe yari afite mu maso hane. Mu maso ha mbere hari mu maso h'umukerubi, mu maso ha kabiri hari mu maso h'umuntu, mu maso ha gatatu hari mu maso h'intare, kandi mu maso ha kane hari mu maso h'igisiga. Maze abakerubi baratumbagira, ari bo cya kizimu nari nabonye ku mugezi Kebari. Kandi iyo abakerubi bagendaga, inziga zagendaga iruhande rwabo. Iyo abakerubi baramburaga amababa yabo bagira ngo baguruke bave ku isi, inziga nazo zizabavuga iruhande. Iyo bahagararaga nazo zarahagararaga, batumbagira zigatumbagirana nabo, kuko umwuka w'icyo kizima wari muri zo. Nuko ubwiza bw'Uwiteka bubera ko buva mu muryango w'inzu buhagarara ku bakerubi. Maze abakerubi barambura amababa yabo, batumbagira imbere yanjye bava mu isi, kandi n'inziga zari iruhande rwabo. Maze bahagarara ku rugi rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka ryerekeye iburasirazuba, kandi ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwari hejuru yabo. Abo ni bo cya kizima nabonye kiri munsi y'Imana ya Isiraheli ku mugezi Kebari, maze menya yuko ari abakerubi. Umwe yari afite mu maso hamwe, kandi umwe afite amababa 4 n'ibisa n'ibiganza by'umuntu biri munsi y'amababa yabo. Kandi uko mu maso habo hasaga n'ishusho yabo, nabo ubwabo nibyo nabonye ku mugezi Kebari, bakagenda umwe aromboreje imbere ye. Amen, amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ryo jambo umwuka w'Imana yampaye kuganira n'umuntu wese uri bugire ubuntu bwo kureba iyi video. Ni ijambo riri muri Ezekiyeli ibice 10, twasomye duhereye ku murongo wa 9. Nizere ko ritabarambiye, risa nk'aho ari rirerire, ariko ijambo ry'Imana
ntabwo twavuga ko iri ngiri ari rirerire kandi nubwo twavuga ko yakabaye arambirwa. Rero ntaravuga ibintu byinshi kuri iri jambo, ikintu cyo nshaka kubanza kubabwira ni uko kuba nsoma ijambo ry'Imana nkaba nagira amagambo make mbivugaho, ntabwo ari uko ndi umuhanga cyane muri ibi bintu, ntabwo ari uko mfite gusobanukirwa cyane kurusha abandi, ahubwo kuba mbasha kubisoma nkaba nagira n'amagambo make mbizaho, ndagira ngo mbabwire yuko ari uko hari icyo namenye kandi hari icyo nasobanukiwe. Ushobora kwibaza uti icyo kintu wamenye ni ikihe, cyangwa se ikintu wasobanukiwe ni ikihe gituma usoma ijambo ry'Imana ugatinyuka no kugira komantere wabishyiraho. Ikintu namenye neza yuko gusoma ijambo ry'Imana bifite imbaraga, kandi gusoma ijambo ry'Imana gufata uyu mwanya ukabumbura Bibiliya ugasoma aya magambo urangurura n'ijwi ryawe uvuga cyane, hari ikintu bikora mu isi y'umwuka. Igihe kimwe nigeze kugira experience ubwo najyaga nkunda gusoma, nkasoma nsimbagurika, nafungura nk'ahantu nk'aha ngaha nakumva harimo amagambo atumvikana nk'aya ngaya, amagambo akomeye bigoye ko nakumva, nkahita mva kuri iyo nkuru nkajya gushaka ahantu hari inkuru byoroheye amatwi yanjye ko yakumva, nabasha gushyiramo emosiyo zanjye nkumva uko uwo muntu yari amerewe. Ariko igihe kimwe naje kugirirwa ubuntu n'Imana, ndabyita ubuntu bwayo, nsobanukirwa yuko gusoma Bibiliya bifite izindi mbaraga zirenze gutekereza kuvuga ngo ndabisoma ndabyumvishije gusa. Igihe nasobanukirwaga ibyo bintu, igihe nagiraga iyo experience, nabwiwe neza yuko gusoma Bibiliya bifite imbaraga, kandi ko Imana idushakaho ko tuyisoma, kandi tukayisoma tuvuga cyane, kandi ko ibizi neza ko amagambo yanditsemo hano yose ko tutayumva, ko tutayasobanukiwe. Niyo mpamvu numvise ijwi rimbwira ngo ujye usoma uvuga cyane, kandi kabone naho waba utabyumva ujye ukomeza usome. Rero bakunzi b'ijambo ry'Imana, namwe ndabibakundishije mujye musoma ijambo ry'Imana, kabone nabwo waba ubonye cyangwa se umwuka w'Imana aguha amagambo nk'aya ngaya, ntugatinye kuyasoma kandi uyasome uvuga cyane. Icyo navuga rero kuri aya magambo, iri jambo ry'Imana ku ruhande rwanjye mbona neza ko niyerekwa Ezekiyeli yagize, ryamwerekaga ibizima nk'uko tujya tubyumva, ibizima bine, ndetse n'imiterere yabyo, izo nziga zagendanaga nabyo. Njyewe ku ruhande rwanjye mbigereranya nk'aho rishatse kutwigisha kongera kubaha Imana no kongera gutinya Imana. Uwiteka Imana y'Abayisiraheli ni Imana ifite ubutware, ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana yaremye umuntu, imuha ubwiza, imuha igikundiro, kandi imuha n'igitinyiro cye. Kandi ni Imana yagarutse irema inyamaswa, intare muziko ari inyamaswa abantu benshi batinya. Ibyo koko reka tuyitinye, ni inyamaswa idatungwa n'ubwatsi, irya inyama gusa, birumvikana ko nta muntu wayitinya kuko abonye. Ni Imana rero ifite ubwo butware, yashatse kutwereka yuko ku ruhande ishobora kugaragara nk'intare, ku rundi ruhande ishobora kugaragara nk'umuntu, ku rundi ruhande umuntu ugira amarangamutima, umuntu ushobora kwishima, umuntu ushobora kubabara, umuntu ushobora kurakara, aho hose Imana ishobora kuhagaragara. Ni Imana ishobora kumera nk'intare ikagira umujinya nk'uw'intare, nk'uko ijambo ry'Imana rijya rivuga Yesu riravuga ngo ni umwana wa Dawidi, kandi rikongera rikamugereranya ngo nk'intare. Ni intare yo mu muryango wa Yuda. Rero ku rundi ruhande batubwiye ngo kandi bari bafite ishusho isa n'iy'uwamarayika ndetse n'iy'inyamaswa iguruka, n'inyoni iguruka. Ni byiza ngo aho hose Imana ishobora kuhajya, ishobora kwisanisha nabo, kandi ni nako dukwiriye kubona ishusho y'Imana, ntituyibonere mu kintu kimwe gusa, ahubwo tuyibonere mu byo yaremye gusa. Nitumara kuyitegereza mu byo yaremye rero, biradutera kongera kuyubaha ndetse no kuyikunda, kandi biradutera kongera kuyitinya ndetse no kuyicira bugufi. Ni Imana idakwiriye kuvogerwa kuko yaraturemye, ntibikwiye ko tuyivogera, kandi ni Imana ikwiriye igitinyiro cyose ndetse n'icyubahiro cyose. Niyo mpamvu rero iri jambo ry'Imana rizanye ni kugira ngo twongere dutekereze kuri iyi shusho y'Imana, ndetse n'ubwiza bwayo. Ubwiza bwayo Ezekiyeli abwerekwa ngo bwakwiraga mu rusengero ku buryo atabashaga gutambuka, nta n'umuntu wari bubashe gutambuka igihe ubwiza bw'Imana bwabaga buhagaze mu muryango w'urusengero. Rero niyo mpamvu twongere tugire gutinya Imana, kandi twifuze kubana nayo umunsi ku wundi, kugira ngo ubwiza bwayo bube ku buzima bwacu, kuko ubwiza bw'Imana butari kumwe natwe, iki gitinyiro cy'Imana kitagendana natwe, uburinzi bw'Imana nk'ubw'intare butaturiho, hari byinshi byaba ku buzima bwacu. Ndahamya ko
nta n'ikintu twaba turi cyo. Niyo mpamvu rero twongere guharanira ko ubwiza bw'Imana buba mu ruhande rwacu, kandi ko twongere guharanira kubaha Imana ndetse no kuyitinya. Ndabakunda rero, iri ni ryo jambo umwuka w'Imana yari yampaye, namwe murisome, hari uko mwarihishurirwa birenze uko njyewe narihishuriwe. Tuzabonane ubutaha rero, ndabakunda, Imana ibahe umugisha.